wakatakase cyangwa se waguze. Mwibutsa, reka nongere mwibutse yuko ari ukugenda ugahaha ironji ryawe, ikindi ugahaha tungurusumu, ugahaha igitunguru, ikindi ugahaha ginger. Bifate ubivange, numara kubivanga nyine ubisukemo y'amazi nakubwiza utetse y'akazuyaze. Nurangiza ubipfundikirira ahantu bimare byibuze kuva ku minota 10 cyangwa iminota 15 bipfundikiriye aho ngaho. So nibimara kurangira gutyo, ufate y'amazi ugira uyayungure, cyangwa se bya bintu byawe wagize wavanze ubiyungurure. Numara kubiyungurura ubishyire mu kantu kawe, ujye wimweraho gake gake kuva ku munsi umwe cyangwa kugera ku cyumweru, ndetse kugeza ku nuza ku byumweru 3 paka ku kwezi, bizagenda bikuvamo gake gake, za ngaruka zizagenda zikira gake gake. Ikindi kandi ndabizi neza ko muba mwarahuye n'ingaruka zo kuba mwikinishije cyangwa se no kuba mucika intege iyo mugeze mu gikorwa, cyangwa se wenda mudakunda kuba mwatekereza igitsina gore kenshi. Ibintu byinshi mukunda kuba mwatekereza kugira kujya kwikubaga akasabuni k'abagande bajya bivuga, ariko ni gukora iki gikorwa cyo kwikinisha. So rero niba uhinduye imyitwarire cyangwa se niba uhinduye imyumvire, nkurikira mwibutsa yuko ikiganiro nk'iki ngiki hano ni kuri Kasugira TV, bakita kunda ubuzima bwawe. Kunda ubuzima bwawe ukaba ukigezweho nanjye Gisa The Man Positive. Nibikugirira inyungu cyangwa se nibikugirira umumaro, bikagukiza, bikaba byagufasha, uzagaruka hano kunshimira.